Imana nishimwe inshuti zagusengerwa mudukurikiye muri kano kanya nubundi ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana twinjiyemo nubundi dushimiye abadukurikiye dushimiye comment dushimiye abakomeze kugenda bakora subscribe dushimiye n'abakomeje kohereza ijambo ry'Imana ku zindi mbuga zitandukanye n'abakora share Imana ibumugisha dushimiye n'abadusengera dushimiye n'abaterankunga bo mu bitekerezo uburyo ubwo ari bwo bwose Imana ibaho umugisha. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana dusenga turi kumwe n'umundi Reverend Pastor Nambabazi n'ubundi ikiganiro n'imbaraga ziva mu masengesho kandi ntabwo turajya kure ya cyacigisho n'ubundi turi hafi yaho n'ubundi aka dutangiye dusenga Imana twinjira mu ijambo ry'Imana. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye uri Imana ifite imbaraga uri Imana ifite ubutware uri Imana ishobora byose. Tugushimiye ineza yawe tugushimiye umugambi wa mwiza tugushimiye ko nta jambo na rimwe ujye uvuga ngo rihere tugushimiye ko uri Kristo uri umutabazi wacu tugushimiye ko uri umujyanama tugushimiye ko uri umunyembaraga tugushimiye ko uri umwami w'abami tugushimiye ko ukitukomezeho ukiturinze tugushimiye ko ari wowe Kristo ujye upfuka inguma nushimwe. Mwami tuguhaye ikaze na karibu muri kano kanya ngo uzubane natwe mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirabohora ijambo ryawe rirakiza ijambo ryawe rirazura ijambo ryawe rirarema. Utwemere umuntu wese uzumvira ijambo azahemburwe n'ijambo ryawe. Umwuka wawe wera igitinyiro cyawe biganze kuri we. Tuguhaye ikaze ngo udushyigikire ushyigikire umukozi wawe natwe udushyigikire imbaraga zawe siganze umwuka w'Imana tube hafi muri byose. Reka buri muntu wese wumvira ijambo ahemburwe nabyo muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti amen. Mushumba nguhaye ikaze na karibu. Murakoze cyane Imana iguha umugisha. Nisegura ku bavandimwe bari kutumva ko amaze iminsi ndwaye grippe ariko nibisanzwe irimo iroroherwa n'ijwi ntirimeze neza ariko cyonse cy'umutima wo wizera Imana wahari. Mu minsi yashize ko twaganire ku magambo avuga ngo Uwiteka yongere aho twitegereje ibigisho bitandukanye ndetse tunaririmba ngo ajya apfuka ingoma z'imibabaro cyane kare amagambo yanditse muri Zaburi 147 umurongo wa 3 asobanura ngo apfuka ingoma z'abakunzi bye twarisobanuye. Turacyari no kuri uwo murongo n'ubundi tuganira ku ijambo ry'Imana ariko uyu munsi numvasha kubwira abantu ko Imana niyo nyiri guhumuriza abantu bose. Imana niyo guhumuriza abantu kandi kumva muri nge hari umutima w'Imana ndumva nkamanya n'umutima w'Imana n'ijwi ry'Imana yuko Imana niyo nyiri gutanga ihumure ko byasa kose mu buzima abantu bari kunyuramo ibi bantu bari kugorwa nabyo. Ndi kumva ijambo rikomeye muri ngewe rivuga ngo Imana niyo nyiri ihumure kandi itanze ihumure pe ihumuriza abantu bayo abantu bagende baruko abantu baragoye umutima yabo. Ayo ni amagambo kandi tuze kureba ngo aho yavuze ngo nta jambo na rimwe Imana yavugiye mu kanwa ka Mose ritasohoye. Hari nk'amagambo abiri uvuga ngo ubwa mbere bagomba gutekereza ko ni Imana ibasha guhumuriza nk'uko nayo ibasha komora za ngoma uko twababwiye ngo bushize yuko ibitaro byose twamenye amavuriro yose na za scanner n'ibindi byose byakora ahantu hose bapfuka ibikomere bakadoda ibisebe bagakora ukuntu babyoza bagateranya amagufa ariko kugira ngo bateranye cyaguteje cya kibazo ntago bapfuka ushobora pe. Nuvuga kandi uru ruguma basobanura ko twabivuze ni ijambo riva ko urugomo umuntu yagushotoye ariko ni ikintu yakoze afite ikindi agambiri. So noneho Imana rero nta nubwo ivura igikomere gusa ahubwo ivura igikomere ikanapfukana rwa rugomo kuko niyo Mana yo guhumuriza yonyine. Amen. Aho yavuze ngo nzabamara umubabaro. Ngo naya magambo shaka tuganiriza abantu b'Imana tubabwira ngo Imana niyo nyiri guhumuriza ifite uburyo yonyine yahumuriza umuntu akumva arahumurijwe kuko ihumure ry'abantu ni ibisanzwe byarangira bigacaho ariko Imana igihumuriza
akaba ari amagambo rero meza uwitwa mwami Salomo ubwo yari amaze kwima ku ngoma ndetse amaze kubaka urusengero. Ni amagambo yavuze bamaze gutaha urusengero. nagira ngo munyemere mwahasoma, ngira ngo ni igitabo igitabo cya mbere cy'abami, hanyuma bice 8 umurongo wa 56 wonyine gusa tugasenga. Turasoma abami ba mbere bice 8 umurongo wa 56. Reka dusome. Uwiteka ashimwe kuko ahaye ubwoko bwe bw'Abisirayeli ihumure nk'uko yabasezeranije kose. Nta jambo na rimwe mu masezerano yose yasezeraniye mu kanwa k'umugaragu we Mose ritasohoye. Amen. Turashyiraho na Zaburi 105 abantu basanzwe bamenyereye, ndayisoma umurongo 8. Haravuga ngo yibuka isezerano ryayo iminsi yose. Amen. Ijambo yategetse iryibuka ibihe ibihumbi. Niryo sezerano sezeranije Aburahamu, indahiro yarahiriye Isaka, ayikomereza Yakobo ku bitegeko, ayikomereza Abisiraheli ku bisezerano ridashira. Imana nishimwe cyane. Amen. Bene data bavandimwe mukurikiye gusengerwa, turabashimira cyane nk'uko umuyobozi yabisobanuye yuko turabakunda. Mukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore comment, muduhamagare, kandi ibyo mukora biratuneza cyane ko twifuza ko mudushyigikira mu bitekerezo byanyu, kandi n'ukuri byo turabyakira, kandi zavuze ko no murimo cyane ko twumva twifuza ko abantu bamenya ko byose n'Imana ibigenga. Turabashimira rero cyane ababikora, mwongere muhereze cyane mukore subscribe, mukore share. Abatabyumva muraza kubona subscribe, mumaze kuhandika, mubona akazogera ku ruhande mukoreho, umaze kwiyandikisha maze ku notification uko tugisohoye. Nibyo twifuza, kandi mudufashe mudushyigikire, ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero kuri aya magambo dusomye abami ba mbere bice 8 umurongo wa 56 ni inkuru nifuza ko dutekereza. Ubundi Salomo yarinde. Salomo n'umwana wavutse kuri Mukawuriya, kandi avuka mu buryo butari busanzwe cyane ko wasa nk'uwasimbiye ko wa mwana wa mbere Dawidi yari yateye inda. Ubyo mwana ntago yabaye yarapfuye. So haza kuvukamo rero uyu Salomo amaze kuvuka akiri umwami, ngo Dawidi aravuga ngo abwira Betshati, n'ukuri ndakurahira umwana we n'uzasimbura ku ngoma. Ariko nibuka ko ngo Dawidi amaze gusaza, ngo witwa Adoniya, dore ko ntawe buri ukuntu yivanga mu masezerano y'abandi. Amaze gusaza Adoniya ngo aragenda ashaka abatambyi, ngo ajya ahantu ajya gutamba, ngo ariyimika. Ariko ngo haza kuvana atari ko tuzi ko umwami yavuze ko ari Salomo uzima ingoma. Ibi ni ibiki rero? Ngo arangije agahita ahamagara abandi batambyi n'iki byose, nuko Salomo yima ingoma. Arangije mu mwami, ariko bigaragara neza ko hari abamva ko hari bagatwaye bya bindi yari yakagenewe. Twihuse kuri ayo mateka yo muri Bibiliya rero, ni ukuvuga ngo Dawidi ubwe nawe ni umuntu wahamagawe mu buryo butandukanye n'abandi bantu. Kuko Sawuli yasimbuye, ni umuntu wahamagawe nuko abantu bamushakaga, kugera ubwo Imana ibona ko atagishoboye kuyikiranukira, azize kutumvira, azize kutayikorera. Nibwo Imana yabwiye witwa Samweli ngo uzageza ryari gusabira nde? Ariko hari amakosa nk'atatu yakoze Sawuli shaka kuvugaho, kandi abantu benshi nabo baragenda bayakora. Ikintu cya mbere Sawuli yakoze, hari ibintu bikomeye. Barambwiye ngo nagiye urugara ategereze azaze gutamba, ngira ngo bagomba gutamba, agomba gutegereza Samweli kugira ngo atambe. Nubwo hashira iminsi 7. Cyambere ariko reka ngihere icyambere, ubundi we yahindutse nyuma yo gusigwa amavuta. No kuvuga ngo ubundi bataramusiga amavuta ataraba umwami yari atarahinduka, kuko yari agiye gushaka indogobe. Noneho ngo zibuze rero nubwo yagiye huye na Samweli. Ndetse ikintu cyambere cyabaye ngo we yari yamaze n'impamba, bazibuze byarangiye habuze indogobe zase. Aravuga ati se turagenda gute tutabonye hari bamenye uri aha ngaha? Noneho Sawuli ngabwira umugaragu ngo giye impamba yanjye nayimaze, kandi ntawe ujya kwamenya ajyanye intoki gusa.
umugaragu aramubwira ati ariko ijyanjye ntabwo nayimaze ndacyayifite. Hari abantu batazi guteganyiriza ibintu byabo ngo bagezeho noneho icyo amaze ngo hageze ngamubwira ati ariko wikugira ikibazo ibyo mu Isiraheli ibyateguwe ni ibyawe ntugire ikibazo. None harangije ngo nibwo yamwimitse mu ibanga uko bwarakeye abwira umugaragu we aramubwira ngo nakomeza ajya imbere, bituma Samweli asigara na Sawuli. Warangije amwimika mu ibanga ngo ubaye umwami wa Isiraheli, ngo ngaho genda, kandi uko ugenda ngo nugera ku muriba ngo urasanga umuntu araguha amazi, ngo nyuma aza gusanga abahanuzi, ngo uratangira uhanurane nabo, ngo nuko Imana igenda uhindura umutima gutyo. Ubundi byakabaye byiza ko umuntu ahinduka mbere yo gusigwa amavuta. Icyo ni ukuri. Umuntu yagombye guhinduka mbere yo kuba umwigisha, akabanza gahinduka. Umuntu yagombye kwakira Kristo mbere yuko ibindi biza. Ntago habanza ivuga butumwa, ntihabanza kuririmba, ntihabanza maturo, habanza guhimba uhindutse. Urumva we yahindutse nyuma y'amavuta. Ntago byashoboka. Yatangiye gukora umurimo atari yahinduka. Ntago byashoboka. Yatangiye umurimo ati uragenda uhinduka gahoro gahoro. Noneho bituma nyina ahinduka, urumva ashyizweho n'abantu. Biriya ni byiza ko umurimo w'Imana cyangwa n'abatwumva bose umuntu yagombye kubanza guhinduka ubwe akakira Kristo. Amen. Ruvuga ngo we yahindutse nyuma yuko yitwa umwami, bituma atarahindutse neza ko yahindukanye n'ibindi bisanzwe ngo nuko aragenda arahanurana n'abandi ngo umutima ugenda uhinduka bamusha gutyo. Ntabwo ari byiza cyane. Ntabwo wahindukira muri korali, ntiwaba umuntu muzima waramaze kuba pasitoro. Ruvuga ngo byanga byakunda hari igihe ubanza gucamo, hari urwego unyuramo ukihana ugahinduka ukagenda ukaba umuntu muzima. Rero uyu Sawuli rero tutari butindeho we ntabwo yahindutse mbere yuko aba umwami, ahubwo yahindutse nyuma yuko asigwa amavuta yo kwitwa iki umwami. Ntiyanarezwe. Niko kaga rero dufite n'uyu munsi wa none mu bigisha benshi uzumva umuntu ati nge Imana yarampamagaye, mukavuza hano yaguhamagara undi ati nge ati iyo ngeze gutya numva Imana, ukabona ibintu bashaka kubikora uko wabibyanye. Kubera iki? Ntabwo ni ukuri muri bya, ntabwo umuntu yahindukira mu murimo, ntibishoboka. Ahubwo mu murimo turaherezwa, ariko umuntu aba yarabanje guhamagarwa mbere. Imana ishimwe cyane. Turifuriza abakurikiye gusengerwa, icyo ukora cyose ubanza ujye uhinduka umutima, ugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Siko bimeze? Niko bimeze. Bagira umutima wo Imana uze gute ishaka, Imana ishaka. Ibyo wakora byose ntabwo uziga kuba umugabo mwiza nuko umaze kuzana umugore. Itegure kuba umugabo mwiza ukiri umusore, uhinduke mbere wumve ko ari ibyo ngibyo. Rero nta na rimwe ntibibaho. Ni nka wa muntu ujya mu kizame ataragiteguye akagenda agiye gukopera, wasanga bagufasha. Ariko umushumba, uyu mugabo kabisa ijambo zirakomeye. Ako numva nakongeraho, yego, umuntu amaze guhinduka. Buriya se yari guhinduka, yamara guhinduka urahinduka ukanarerwa. Yego. Guhinduka ukanarerwa. Yego. Nonewe yagize ikibazo gikomeye, ntiyahindutse, ntiyanarezwe. Kuko ndibi tuvuga ni indero z'abasaza batureze. Yari kurega guteze kandi ari umwami ari hejuru y'abantu. Yari hejuru, ntabwo yarabyumva. Yari hejuru. Niyo Paulo yavuze ngo umwana muto uhindutse ntimukamuhe kuyobora. Burya kaga dufite mu itorero, amatorero menshi ntuzi ko twe gusengerwa, ntabwo ibyo bitureba, twe twivugira Imana gusa. Tukarangira ko tuganira, ariko n'uyu munsi impamvu ibintu biri gupfa, umuntu arahaguruka avuye mu kazi runaka yatora Bibiliya twumvikane akagenda. Hari n'abagenda bakumva ko bavuze ubutumwa, agafata rya jambo wateruye, ibyo bita ku isi ngo ni ugushishura, akariterura uko ryakabaye n'ubuhanuzi akabujyanirira. Kubera iki? Kuki buri gihe Imana ishaka ko umuyobozi mu itorero yagombye kuba akuze mu mwuka? Nuko harimo challenge nyinshi. Kuyobora abantu si ikintu cyoroshye. Kuyobora abantu ni ukuyobora imitekerereze, inenge zabo, amakosa yabo n'ukuri kwabo, ukabivangira hamwe, ugafata uwaje ari indayo, waje ari igisambo, waje abeshya, uje ari umwesi, ugafata ba bantu ugahuza ya mitima kandi bifitemo za nenge zabo. So rero kuyobora ni ibintu bisaba ko umuntu aba yarahindutse, yamara no guhinduka akanarerwa, akamenya. Nta bintu hari ibyo umuntu yakwifata, ariko hari experience umuntu agiye abona ibintu kumva uribaza. Kuno kuri
ntabwo nakavugira kuri ariko ukibaza umuntu wamuha gukora ikintu kikamunanira kandi yaragisigiwe ibyo urabizi nk'umushumba cyane ndabizi cyane urabizi ariko harabageze kubibona hamwe harabageze kubibona nihitira ariko ntabwo nabibonye nihitira ahantu gutya nari nagiye mperekeje umuntu wakoze umubatizo muri indi torero nta nibivuga izina nuko umupasiteri agiye kubatiza amwinitse umuntu ntiyajyamo wese arangije yora ikiganza musuka umuntu aba gute pasiteri atazi kubatiza nicyo nabwiraga hari ibintu tugomba hari etape zo gukorera imana igumugisha hari ibintu uzarebe n'ibintu byo tubona n'abahanzi ukabona umuntu hase ntumuhanzi ntahangaye byavuga kubera ntiyicaye ku birenge ngo atozwe uko bakora yagombye guhinduka akanicara agakurikirana akabasorera mu bintu byagoye Sawuli uyu nguyu yarahindutse ariko nabwo ahindurwa nuko ahindukiye mu buhanuzi nyine barahanuye arahinduka nyine arahinduka amavuta ntiyari yamuhinduye bituma arakora amakosa ikosa rya kuba atarahindutse ngo anarerwe ahubwo akumva abaye superi agiye hejuru y'abantu nk'umwami kandi birumvikana ibyo byamuteye amakosa abiri ikosa rya mbere yahise aba umwami anigira umutambyi kandi n'ibintu bibiri bibujijwe ntabwo waba umwami ngo ube n'umutambyi bishoboka ntabwo wajya mu burokore ngo ukorere imana unishyire mu bya politiki uzabishobore kimwe cyica ikindi jya muri kimwe uko niko kuri guhari ntabwo we yabaye umwami aba n'umunyapolitiki yabaye umunyapolitiki umwami aba n'umutambyi yigirana ko umutambyi uko ntabwo imana yabimuhaye ntabimuhaye nta juru ryabimuhaye none se ni meya kiwaza akajya ari ku gatuta agaturisha nubwo ari mu karere ayobora bibaho yahura n'ibibazo ni ukuvuga icyo ashaka kuvuga ahanga akora ikosa rimwe kubera kudahinduka uyu munsi turifuza gusenga rw'abadukurikira tugakosore tubabwira ngo jya uhinduka nurangiza urerwe kuba ugira ingeso za gikristo umenye uko abantu batwara ibintu arangije ikintu gikomeye ngo baramubwira ngo bazatera urugamba noneho ngo hashira iminsi 7 icyo ashaka kubwira hashize iminsi 7 ngo abona abantu batangiye kumushiraho kuko yambwiye Samweli ngo uzantegereze nzabitamba ibitambo ubone kugutega igitero umugabo ngo iminsi 7 umunsi wa 7 ngabonye abantu bagiye aravuga ati reka twumvikane imana yampaye ahita yigira umutambyi ati abantu baragiye kandi imana yampaye aratambye kandi atabyemererwa ikosa rikomeye aratambye atagize gute atabyemererwa yahawe ubwami ntiyahawe gutanga ubundi kanzu nta makanzu abiri ku muntu umwe bishoboka nta makanzu abiri ku muntu umwe ntabwo bikunda noneho icyo ushaka kuvuga ahangaha ngo akimara gutamba uwo mwanya Samweli barahageze we mu byo yatekerezaga yibwiraga ko hari abantu nshaka ko dukosora nanjye ndimo n'abandi batwumva ukugenda kw'abantu nta gaciro bifite mukiri kumwe n'Imana nubwo wasigara wenyine usigaranye n'Imana haleluya amina baravuga ngo abantu baragiye we uvuga ngo we yarebeye imbaraga mu bantu ntiyazirebera mu Mana ntibyari gushoboka ntabwo byari gushoboka bambwirira ababyumva bano bantu yari yarahindutse ni ukuvuga ngo buri gihe abantu ntibagatinde ngo runaka yaragiye runaka yaranyanze iryo niryo kosa abantu bakora bashaka kurebera Imana mu bantu no Imana ni muri wowe amina Yesu nashimwe cyane ahimbazwe Yesu nashimwe no kuvuga ngo barebera we ngo yarabonye abantu bamushize none se abantu ntibagiye ntituriho ubu nta mpfubyi ziba zitagira ababyeyi nta bantu bagiye ntitwakomeje ubuzima hari abataguhamagara ntitwakomeje ubuzima kugenda kw'abantu nomara ntacyo bivuze ntacyo bitwaye icy'ingenzi ni uko Imana muba iri muri wowe rero kubera ko atahindutse atazi imbaraga z'Imana atazi uwezo wa Mungu atazi ukuntu Imana ibana nawe abanye n'Imana ngabisobanukirwe abantu batangiye kugenda agira ngo n'Imana yagiye kumba Imana iracyahari ayiwe bambwirire ko Imana ihari bambwirire ko Imana ihari kugenda kw'abantu bambwirire ko Imana ihari kabisa kugenda kw'abantu bambwirire ko Imana ihari ntacyo bitwaye
bambwirire ko imana yo yari ihari. aha Ikibazo ntabwo Sawuli yabimenye ko ihari, ntabwo abizi. ntiyabimenye. Ni naryo hungabana umuntu agira, Aha. ni nako kugira kandi Imana ihari byose biba bihari. Yeah. Imana iri muri wowe, ndashaka dutsindagira aha ngaha. Imana We yabonye abantu bagenda, abona baragiye abo babona baragiye bose barirukase, aravuga ati ndacitswe reka mbe n'umutambyi. No, abantu baragenda, Imana mukagumanaho. Iyo nta cyaha gihari, Imana muba muri kumwe. Bashake bagende, ugucumbikiye akwirukane, ukugaburira byihorere, uwakuvugishaga aceceke, upfa kubuze ko Imana muri kumwe. So kubera kutarerwa rero kwa Sawuli kwatumye yibwira ko abantu benshi bahwanisha nuko Imana yamuri ruhande, kumbi niyo bagenda bose. Suwera nta kuntu abantu babayeho kandi bari bonyine cyane. Mani gumugisha we. Abantu baragiye kandi bahora banagenda, banava ku bandi. So rero kubera ko Sawuli atahindutse mbere y'inshingano, yahindutse nyuma y'inshingano. Amaze guhinduka nyuma y'inshingano bituma yibwira ko ubwinshi bw'abantu ari Imana ikorera, kumbi Imana igumana na Yesu. Ubwo yaravuze ngo mwiburana, yaravuze Yesu yarabwiye umuntu umwaze, arazibwira ati mwese mugiye kunterana mu nsige, agiye kudupfira ku musaraba. Ariko sindube ndi jyenyine, Imana nanjye. Hari amakuru kubana n'Imana biruta n'igitero cy'abantu benshi. Isoko ryinshi, abantu benshi, amagana, abazungu, abirabura, b'imikara n'abatukura, abantu bose ubwinshi bwabo ntacyo byahindura. Kubana n'Imana ubwayo, Imana yonyine ibasha kuguhagarika aho hantu. Rero nicyo kintu yazize cyo kutamenya the power of the Holy Spirit, cyo kutamenya ubushobozi bw'Imana mu kubana n'Imana. Aravuga ati abantu baragerekana igira umutambyi, agira ubwoba. Nicyo abantu bakwiye kumenya. Ugasanga umuntu ararya ahangayitse, aranywa ahangayitse. Hari naho usanga mu matorero menshi ugasanga umuyobozi aratinya umuntu w'umuririmbyi ngaramugambanira. Imana muri kumwe, ayiwe urabiki muri kumwe wabi. Arangije akora iryo kosa ryo kwigira umutambyi atariwe. Ako kanya aramubaza Samweli ngo ibyo wakoze ni ibiki? Ngo natinye ko abantu bashiraho. Ati wahemutse. Ngarangije arahindukira ngo yigendere. Kubera kutarerwa, abasimbukiye ikanzu y'umutambyi ayiciye ikinyita. Ndaramubwira ati Imana iguciye ku iryo kosa naryo yarari ko ariciye ikinyita nyine baraharireka. Ngo nanjye ndi umuhanuzi, ngo nanjye rahanura, ngo nanjye mumenze n'ituro, ngo nanjye Imana ivugira muri ngengo. Baraca ibinyita by'abashumba nta mugisha bazagira. Kubera kutarera. Uyu munsi rwose bavandimwe bene data munyihanganire, ukuri kuraryana. Ariko mushumba ni ngoma ngo umukuri kuvuga. Iyo utarezwe neza ukora bitari mu nshingano zawe, wamara no kubikora ugagerekaho n'andi makosa. Abafashe ntiyafata ukuboko asimbukira ikanzu y'abandi, abarayishishimuye. Hari abapasiteri baciriwe ikanzu yahawe ngo nanjye ndi umuhanuzi, nanjye ndi umutumishi, nanjye nagira gutya, bakabarayiciye. Njye mbira no kubahanza agahanga indirimbo bitumenye naho yagiye, kuko ni ibikanzu yaciye arashaka kubangamira abandi bagashishura, abandi bagahimba, abandi eka nkubwire kubana n'Imana byonyine ubwayo ikubakira amateka adasanzwe. Imana ishimwe. Praise the Lord, hallelujah. Imana ishimwe. Oh yes, kubana n'Imana. Waravuga ngo mbonye abantu banshizeho, ndashaka ko dutsindagira, bareke bagende. Mbonye abantu bashize, hari igihe abana kubangamiye, reka nirwanirire. Mbonye bashize, reka ntambe ndeko bagaruka. Icya kabiri yazize, ariko ako tugatsindagireho. Tubwire umuntu ufite akazi, kaba ko muri leta, kaba ko mu itorero, kaba mu bucuruzi, waba wiga, waba ukora ibyo ukora byose, niba Imana muri kumwe, tuza umutima, tuza wihangayika, wirira, wivuga ngo uragenda gute, wirebera Imana mu bantu. Ni byiza ko Imana iri mu bantu, ariko imikorere y'Imana si ubwinshi bw'abantu. Icyo nukuri. Sinzi yenda ko babyumvise abantu. Niba Imana muri kumwe,
waba uri umuganga, yego, waba uri uba mu buyobozi butandukanye ari ubw'umurimo w'Imana, umwanya wose wicayemo, niba Imana mushumba kandi bisubiremo, yego, ukuri umwanya wose umuntu yicayemo, niba Imana muri kumwe ariyo yahakwicaje, akaba ariyo yagushyize aho hantu, tuza uhumure, ntiwirwanirire, tuza uhumure, ntabwo azakorwa n'isoni. Pawulo avuga ngo mu iburana ryanjye bose baramanye nta wari uhari, ngo ariko umwami wanjye ntiyandetse. Niko Pawulo yavuze. Ni ukuvuga ngo turashaka kubwira abakurikiye gusengerwa yuko Imana itagaragarira mu bwinshi bw'abantu cyangwa mu buke bw'abantu. Upfa kuba uri kumwe n'Imana, bareke bagende. Ubuse ntibagiye abantu ntibabayeho. Babayeho. Hari imfubyi ziriho, hari abantu bize, mbega hari uburyo Imana bundi kubana n'Imana ubwabyo birahagije. Ikosa rikomeye ntabwo abantu bari kwegera Imana, noneho n'ikibazo bagize ntibari kubaza Imana, bari kubaza abantu, kandi na ba bantu nabo nta nubwo bazi inama z'Imana. Bamwe bakanabatuburira wa mugani bati ndabona ibi n'ibi kandi bitanahari. Ariko iyo wegereye Imana mu bukene murabana, tekereza Imana itagusiga. Yarabwiye ngo nzabana namwe, nzagendana namwe, sinzabasiga. Wibuka amagambo twaganiriye ku gisho cyatambutse kivuga ngo nimunkunda mukitondera ijambo ryanjye, nzazaho muri kugira ngo tubane. Ntabwo dusanga Imana, ahubwo n'Imana iyo iraza. So rero Sawuli kubera ko atarezwe, kubera ko aticaye ngo atekereze, kubera ko atakurikiranye umugambi neza, kubera ko yahindutse nyuma y'inshingano, arangije ntiyanarirwa, bituma akora n'ayo makosa. Ikosa rya kabiri yakoze rikomeye, irya mbere nari kubwiye nuko yagize umutambyi tukana bamushizeho, kabiri aca umwenda w'umutambyi. Hari abantu baca imyenda y'abatambyi ngo basebanya bavuga, burya si byiza kuvuga umukozi w'Imana nabi. Kabone ni bibi rwose, n'ababikoresha n'abanyamakuru bajya mu barimo barahemuka. Umuntu wasizwe aba yarasizwe, reka yamusize n'ifite kuzamusigurura. Ni ukuri, ni umuvumo w'ikuru utazakira. Sinshobora mu buzima bwanjye, ntabwo ibyo nanabijyamo, kuko byanga byakunda buri kintu cyose gifite igihe cyashyiriweho n'igihe kizarangirira. Ikivuze ni ukuri. None ikosa rya kabiri yakoze rikomeye, rya gatatu yakoze rikomeye, Imana iramubwira ngo genda umareho amareho, kwibuka ko amareka mu isi, genda ubamareho, kuko nibutse inabi bagiriye Abisiraheli ubwo bavaga mu Egiputa. Harashize imyaka 400, ariko kubera ko Imana izi ubwenge, yabwiye uwitwa Mose ngo bwira Yosuwa yandike ngo nzamaraho kwibuka kw'abamareke mu isi. Urumva byaranditswe. Ikintu cya gatatu kigaragaza ubuswa bw'abantu, kutidokima, kudasoma. Ni ibintu Imana ntiyabivuze ngo byibagira, yaravuze ngo andika. Birandikwa, birabikwa. Kubera bwa burere abantu ntibashaka gusoma Bible, aragenda agatora akarongo akavuga ko ntabwo ariko bimeze. None we ntiyareba inzandiko z'ubucurabwenge n'ibyavuzwe, ngaho ashingiye ku myaka 400 yagiye ku ngoma n'abamareke nta kibazo, bahagaji bari inshuti. Ntabwo atari koko Imana imwe ngo ujye kumara abantu isi bantawaye, kumbi we ntiyajya gusoma icyo Imana yavuze, kandi yari yamwimikiye gukuraho abamareke. Kimwe nuko Dawidi yagomba gukuraho Goliyati. Buri muntu afite igihe cye n'icyo akorera mu gihe cye. Iyo udakoreye mu gihe cyawe, it's a sin. Ni amakosa akomeye, ni icyaha gikomeye. Arangije ngo akosora Imana, arayikosora, ajya muri logike akosora Imana, ati rero ndica utuntu tunanutse, nica abantu b'abakene, nica uduka tudafite gahunda, ariko ndokora Gadi umwami n'inshuti yanjye, ndokore n'abagore beza n'inka z'ibiduhage. Akimara kubikora, ako kanya akimara gukora iryo kosa rikomeye, akimara kurikora ngo arataha, ngagenda aririmba bahuye na Samweli. Aravuga ati ibyo izo gutamata, aravuga ati Imana yampaye umugisha, byagenze neza. Ati none gutamata ndimo numva ngo yangurumva se ngo ni intama nke ngo narokoye kugira ngo nzitambire Imana. Aramubwira ngo Imana ntiyishimira ibitambo, yishimira umutima uyumvira.
icyo bita disobedience. Igihe cyose uvuye mu kumvira Imana uba uvuye no mu bushake bw'Imana, uba uvuye no muri protection y'Imana. Iyo utumvira Imana sorry, iyo utumvira Imana uba uvuye no mu bushake bwayo. Icyo niko bimeze. Bambwirire kumvira Imana uko bimeze. Kumvira Imana ubwayo, kumvira Imana nuvuga ngo nawe Imana ibikuri ruhande. Ubundi iyo wumviye Imana ukayumvira, yego, ikintu cya mbere Imana ikora, iyo kumvira Imana kwawe konyine gusa kuguhesha kugira agaciro. Amen. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo we yagiye muri za logique, yumva yakosora Imana. Kubera iki? Yahamagawe, yahindutse nyuma y'inshingano, ntiyiga, ntiyamenya kubana n'Imana. Ngo arangije afata agage aramwicaye, ntamara zitanga, aramubwira ngo Imana biramuzinutse kuko ngo untambira ishimwe wese abagira gute, abanyubahiriza, abataye agaciro. Nuvuga ngo Imana iyo itambira ishimwe, icyo ishaka nuko wumva. Ntabwo Imana ibitambo si byo yishimira, amasekurume y'imfizi si byo yishimira, n'ibindi twatanga. Yishimira umuntu wumvira Imana akayubaha. Yari imutumye muri misiyo ntiyabikora. Turafite abantu barokoye agage, barokora agage, bareka icyayi basubira kuri za kambuca na za siriduwire. Abantu barekura Imana bajya mu abandi muri iyi minsi uko nta sengero zihari basubiye mu tubari, barimo baranywa inzoga, barimo bararokora. Hari n'abafite uducupa katanga akantu nta kibazo gafite, abandi bagiye ku nzoga, abandi barahindutse. Rero ibyo byose kutumvira Imana ukarokora ibintu muri wowe bitera akaga. Imana biramwanze. Rero nihuseho ni byinshi nari kuvuga. Arangije no mu gupfa ko yagiye no kuraguza, yakoze amabi menshi, yica n'abatambyi. Kubera iki? Yahindutse nyuma y'uko ahamagara, ntiyanarerwa, bituma atamenya imikorere y'Imana. Ariko kaga uyu munsi itorero rifite, turabapasiteri benshi, abavuga butumwa benshi, abatumishi benshi, ibintu byinshi byakomeye, abandi barigana ibintu byinshi bidasanzwe. Ariko wajya kuri ugasanga by'ukuri ese koko baratumwe, barahamagawe, ugasanga nabi. Araho nihuse ngo tugushe ku ijambo dukeneye. Nibwo yasenze ngo Imana ibwira utwa Sawuli, kuko urumva yigize umunyapolitike ariko yagira n'umutambyi. Arangije avuga ati uzageza ryari kurira uwo mugabo nanze? Ahubwo i Betelehemu hariyo umuntu ntarabwira abantu, ariko afite umutima umeze nk'uko ngira gute. Haleluya. Amen. Ngo genda umunyimike, genda i Betelehemu. Aho tuhasimbuka. Uwo rero niwe Dawidi. Ari imikaraza, arwanya ibindi, akora ibintu byinshi cyane. Ngo yicaye umunsi umwe yumva yakubakira Imana inzu. Imana iti byamaze kuza inzu yayibayemo. Aravuga ati ukuntu Imana yankuye mu ishyamba. Imana abatangira guha Imana ubuhamya ati ntuye mu nzu nziza. Niyo mpamvu abantu b'Imana mudukurikira, niba wemera ko wazamuwe n'Imana, niba wemera ko wubakiwe n'Imana, niba wemera ko wize kubera Imana, niba wemera ko ibyo wageze hari ukubera Imana, kwicara heza gusa, tekereza icyo wakorera Imana mu nzu yawe. Imana ishimwe cyane. Ngo arangiye ati ngiye kubakira inzu ukure mu ihema. Imana iramubwira ngo abandi bamwemera kubaka, kuko Imana ati oya winyubakira, kuko uracyafite intambara nyinshi, ahubwo umwana wawe uzimika, nzatanga ihumure. Amina. Wakubaka inzu y'Imana ugifite akajagari nkako. Haracyari byinshi, haracyari ba Ruba, haracyari bya bihanda bitanu by'Abafilisitiya, haracyari intambara nyinshi ku ruhande. We byihorere mu gihe cyawe, nzagushyiriraho umuhungu wawe, nzatanga ihumure. Imana nishimwe cyane. N'uyu rero Abusalomu tubonye niwe Salomo, uyu nguyu niwe waje kwima. Arangije yubaka inzu y'Imana. Inzu y'Imana yubaka mu ituze. Tubwira ngo nta nyundo yahavugiye, iri tubwira ko nta rusaku rwahabaye. Iragenda itanga imyaka 40 y'amahoro. 40 ihwanye na 40 yo mu butayu. Data wa twese na 40 bahuye mu kajagari, kuko 40 ubaze ni 40 nyinshi ntago nayitindaho. Ngo Imana itanga ihumure. Ariyo mpamvu dutangaza bakurikiye gusengarwa, tubabwire ngo Imana itanze ihumure, itanga ihumure. Noneho ngo bajya bakubaka inzu yayo, bamaze no kuyubaka yuzuye, nibwo Salomo yayitashye. Ko yaramubwiye ati nateguye ibikoresho bihagije, ariko nibikubane bikizishakira ibindi.
niko umwami yabwiye Salomo. Salomo ati nawe arabishaka, amaze kuyuzuza, amaze gutamba ibitambo. Ku murongo wa 14 yasobanuye ngo Mana nuzara wese uzamuha umugisha. Agera kuri 5:6 arababwira ngo ijambo rikomeye ryiza, arababwira ngo Imana yatanze ihumure. Amina. Bandi Imana yahaye ihumure, yongera iguhe ihumure, yongera ihumuriza ubugingo bwawe, yohimuriza ubuzima bwawe, itanga ihumure. Avuga ati bitwagezeho no kubera ihumure yawe. Haleluya. Aho tugeze ni ihumure. Imana ishimwe. Agasura ni ihumure ry'Imana. Amashuri ni ihumure. Haleluya. Iterambere ni ihumure. Imana ishimwe. Avuga ati ni ihumure. No kubyara ni ihumure Imana yatanze. Erega tujya tuvuga ibintu tubigarukeho. Ni ukuri. Twe mu Rwanda tumaze igihe dufite ihumure. Imyaka. Kubera ubuyobozi bwiza dufite. Mbere n'iryabagaho. Ngo ntago byakundaga. Nce ndabizi byose nubwo ntari mukuru. Ariko uyu munsi ni ihumure, abantu barakora ibyo bakora, afite ihumure. Ngo iri humure Imana itanze, iri humure Imana ihaye igihugu cyacu, iri humure ihaye imitima yacu. Mureke turibyaza umusaruro. Kandi abantu ni ukuri no kubyara ni ihumure ry'Imana. Ni ihumure. Hatasiramera. Kuburiho ni ihumure ry'Imana. Ihumure n'umutekano, kuba ufite umutekano, utekanye ni ihumure Imana itanga. Avuga ati Imana iduha ihumure. Imana ishimwe. Iduha ihumure. Mu myaka 40 arubaka. Arabwira ati kandi nta jambo na rimwe gisezerano ry'iki gisezerano Imana yavugiye mu kanwa ka Mose bitagize gute, bitasohoye. Turashaka kubwira abavandimwe ngo ijambo ryose Imana yakuvuzeho rizasohora, niritarasohora rigiye gusohora, rigomba gusohora, niritaraza rigomba kuza, n'iryo wari utegeje rizasohora. Imana izagupfukira inguma imbere y'abagukomerekeje, Imana izakuzamurira imbere y'abakumanuye, Imana izakubakira imbere y'abagushenye. Ubundi nkubwira akantu k'ubwenge, Imana ntisana, irasenya, yarangize kubaka bushyashya. Ntabwo Imana isana, ahubwo irasenya ikongera ikubaka. Ngaho jya muri gare y'umujyi wa Kigali hariya muri gare hariya muri Sitawo. Bano bana bavutse vuba baza akajagari kahabaga. Ntago bakazi. Wijya kure, jya ku isoko rya Kicukiro hano ruguru. Uko hari hasura hawe. None si inzi ihagaze barayibonye. Niko Imana ibigenza. Imana ntisana. Yabwiye witwa Zimara Fibaya. Hari kuntu utekereza ukabona urasenye tukagira ngo warangiye. Ariko igusenya niyizakubaka, irabanza ikigiza inkuta zose we. Hari wakumvise? Imana ntigira gute? Ntisana. Irasenya. Yarangiza ikagira gute? Ikubaka. Ikazamuka. Yaravuze ngo ibya Imana amagambo numufasha mu mutima wanjye. Ntabwo igenda itera ibirakaraka. Yabwiye witwa Yeremiya ngo nkohereje gusenya, kurimbura, kurandura no kubaka. Icyiza Imana yubakira muri cya kibanza cyasenyutse. Aho wasenyukiye ni Imana ikubakira. Imana iguhumurira. Tugiye gusoza amagambo y'Imana turangiza. Aravuga ngo Imana itanze ihumure. Mu yandi magambo bakurikiye gusengerwa, Imana ibahaye ihumure, Imana ibagiriye neza, kandi nta jambo Imana yavuze itazasohora. Twasomye Zaburi iratubwira ngo yibuka isezerano ryayo ibihe ibihumbi. Nagira ngo tubwire abantu ngo Imana irabibutse kandi irabubatse kandi irabatabaye. Ngo niryo yasezeranye na Aburahamu, ibigira indahiro kuri Isaka, ibigira itegeko kuri Yakobo, ngo ibisohoreza Abisiraheli. Bigira ibikabine. Nagira ngo mbwire umunsi wa none mukozi w'Imana unkurikiye, kubwire ngo Imana nubwo ubona ko wasenyutse, nibwo buryo bwiza bwo kubaka. Imana izakubaka kandi kubakire mu kibanza yagusenyeyemo aho ngaho, kuko nikundi fatiriza kuntu. Nagira ngo dusenge Imana tubwire abantu ngo ukomere, ikubake. Wari ufite ubwoba ko wasenyutse warangiye, oya, yongere ikubake. Kandi Imana itanze ihumure, kandi iravuga ngo nta jambo na rimwe ry'isezerano yakubwiye ritazagira gute, ritazasohora, nta nuzarihagarika. Imana ibaho umugisha. Imana ishimwe. Imana ijya yubaka. Amen. Nibutse umudamu umwe twasenganye umurimo w'Imana, akajya akorera Imana cyane, agira hatanga televiziyo ye muri salo, ayizana mu rusengero ayitanga.
ndi mu masengesho turi gusenga numva ijwi rirambwiye ngo ukuri umureba yari umupfakazi ukuri uyu mureba ngiye kumwubaka mwubakira urugo mpindura amateka muvane muri iki gihugu muri Afurika mujyane mu mahanga ubu tuvugana yego ibyo byarasohoye Imana irasenya yarangiza ikanubaka Imana iguhumuye ariko ntabwo ari ihera hejuru isenya ahubwo nibyo abadayimoni bagiye bakorakoraho ikegeza iyo ikibivana ikazana ka trepurari kigizayo yarangiza nkuko convention aho yahoze mu Rugando haraba haza amazu ntabwo yaza none se niko bimeze buriya nukuvuga ngo rero Imana ifata ibishaje byose ikabikubita hasi yarangiza ikagira gute ikubaka ikubakira aho bagusengeye ikuzamurira aho bakuma mbega izana amateka mashya aho wahuriye n'ingorane zikomeye nguko Imana igikorana n'abantu bayo nagira ngo twabasinge twavuga Imana yibuka isezerano bibuka amagambo tuvuga ngo ikigenze nuko Imana itanze humura icya kabiri nta jambo ritazasohora Imana yavuze ariko twiga kubaha twirinde kwivanga niba uri umukristo ukora ibya Kristo byubaye ukora gahunda Imana ikugirire neza cyane mushomba reka dusengere aba bantu yego icyambere isezerano Imana yavuze nimba uryitwayemo neza iraririnda icyo usabwa wowe ikintu cyatumye Sawuli atagera hagera ni ukutaba amaso twabonye ni ukutarerwa ntiyigeze amenya agakiza ngo akizwe ntiyanarezwe wowe mukristo udukurikiye wowe muntu w'Imana udukurikiye muri kano kanya ukaba warahamagawe icyambere ntukore ikosa ryo kubivamo amasezerano ashaka kuba atinze pe ndetse n'ibyo Imana yakubwiye bikaba bitinze ariko twasubira ngo Imana yibuka Imana ijya yibuka dore iki ni igihe cyo kugira ngo Imana yibuke isezerano iry'Imana yagusezeranije kandi iki ni igihe ngo Imana yongere ikubake mbese ikubake isohoze isezerano ingira ngo dusenge Imana mukozi w'Imana icyambere dusengera umuntu uri gucumurwa n'amasezerano Imana imuha imbaraga zo gukomeza amasezerano icya kabiri twinginga Imana dusenge tugira twinginga Imana yongere ipfuke yongere yubake imitima yongere ihindura amateka kuko hari abantu bafite amasezerano amaze igihe agomba gusohora nta jambo na rimwe ryavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Mose ritasohoye na n'uyu munsi by'Imana yatubwiye bigomba gusohora ariko basengera ubibutse ikintu kimwe nibabanze bizera Imana bizere Kristo wivuga ngo abantu bagenda baho gute ibyo birakaza Imana babwire ngo nibagenda Imana turi kumwe kuko mu kintu cyarakaje cyane ni ukugira ngo afate abantu abitiranye n'Imana ni amakosa ni byiza ko nibagende abagufasha bagende bagutunze bagende abagucumbikiye bagende mbega usigare ariko wumve muri wowe yuko Imana muri kumwe kabiri wige kuyubaha kandi wumvira ikikubwiye abantu turabasengera tubabwire ngo ntibahagarike imitima kandi barahari Imana yibuka isezerano iraririnda ibihe n'ibihe irihagararaho ikarigitegereza kandi tubabwire ngo Imana ntisana irubaka Imana ishimwe kadusenge senga Imana Mana data wa twese uhoraho turagushimiye turaguhimbaje uri Imana y'amahoro uri Imana y'urukundo kano kanya mwami tubonye amagambo y'amazima atubwira ngo ubundi muri gahunda zawe icyo wishimira n'umutima umenetse dusengeye abavandimwe abo bose mwami batwumvise n'abadukurikiye n'abazadukurikira n'abazabyohererezwa kugira ngo mwami bakomeze barindwe n'isezerano batekereze kuri Imana itabera kandi n'ukuri abantu bahinduke kuko bikeneye ko abantu bahinduka bagukoranya guhora ku ngoma dusengeye abavandimwe bacu barahagaritse umutima uyu munsi nibongere
kuhagarika ubwo uri mu ruhande rwacu Mana turabasengeye ubwo uri mu ruhande rwacu ninde watuvogera ubwo uri mu ruhande rwacu ninde wadutera ubwo uri mu ruhande rwacu ninde watubuza kubaho mwana turagushimiye kuri Imana yumva gusenga ngaho nubane natwe muri byose turasenze mwami bubakiraho basenyewe bazamuriraho bakubitiwe kuko byose mwami uzamure ubifitiye ubushobozi nuhabwe icyubahiro cisha bugufi byishyize hejuru abantu bongere bagira imbaraga dusengera amatorero dusengera pasite n'abavuga butumwa abakora umurimo w'Imana mwami ntibongere guhagarika imitima nubwo bitakunda uri Imana iri mu ruhande rwacu mwami nuko wubake rwose bagiriye neza mwami nuko urubomora inguma bakorakora ahantu hose ariko data bamenye ngo uratanze ihumure ubu n'ubuhanuzi abantu bakumva batabisobanukirwa ariko hari ihumure rishyashya ryo mu matwi y'abantu hari ihumure rigeze ku bana bagore n'abagabo hari ihumure ku rubyiruko hari ihumure ku bakene hari ihumure ku barwayi hari ihumure ku bantu b'Imana kandi mwami nta jambo ritazasohora aho umugisha studio aho umugisha televiziyo aho umugisha abayobozi bayo umugisha wa kameramani umugisha wa tekinisiye umugisha abantu bose n'abazakorera kuri gusengarwa bose baho umugisha kandi nka mu gihugu cyacu kigire neza turagushimiye ku izina rya Yesu umwami wacu amen.